nongeye kubasubiza abakunzi ba Clever Rwanda, nongera kubashimira nawe uri kureba ino video turakanda subscribe, ndagusaba ukanda subscribe kugira ngo ubashe kubona amakuru meza, amakuru yizewe, amakuru azigihe, ibintu biri kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga cyangwa ibintu biri trendinga kuri Clever Rwanda. Mwakomeje kugenda mubona video zitandukanye, udufoto mubona mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri leta ya California mu mujyi wa Los Angeles hari gushya inkongi y'umuriro iteye ubwoba. Ahangaha kuri Clever Rwanda tukagiye kubabwira se ino nkongi y'umuriro yaba yaratewe n'iki cyangwa n'iki cyaratumye uyu mujyi uri gufatwa n'inkongi y'umuriro imeze gutya iteye ubwoba, kuko ahangaha tukagiye kubabwira se aka kanya bigeze hehe, nibikimaze guhombera ahangaha, nibikimaze kwangirikira ahangaha, tugiye kubabwira buri kimwe ku kindi. Ariko tugatangira kwibaza tuti, dutangiye ikiganiro cyacu twibaza ati se iki cyaba ari igihano cy'Imana cyangwa Imana yabiri guhana abantu batuye muri ino leta ya California? Impamvu ndaza kugusubiza, ariko igisubizo dutangiye twibaza tuti kandi uraza no gusobanukirwa neza, umenye neza niba ese iki cyaba ari igihano cy'Imana yaba iri gukora abantu batuye muri ino leta ya California. Mu minsi mike ishize mu bihembo biherutse bya Golden Globe 2025 byabereye mu mujyi wa California, ariko abantu bari byitabiriye cyangwa abantu bari muri no muhango wa bene bihembo bakaba bari bamwe mu bantu basuzuguye Imana. Ntabwo ndabikubwira neza, ariko wenda gusaba gukurikira kino kiganiro cyose ukakirangiza uraza gusobanukirwa niba iki cyaba ari igihano cy'Imana iri guhana abantu batuye mu mujyi wa California, kuko ni inkongi y'umuriro igikomeza n'akanya turi kuvuga. Itariki 8 Mutarama nibwo ino nkongi y'umuriro yabashije gutangira, ariko ku itariki ya 11 nibwo abayobozi b'uno mujyi wa Los Angeles babashije kubwira abantu ko bakwimuka cyangwa bava ahantu baherereye batabara amagara yabo. Abantu basaga 153 ku itariki 11 babashije kubwira ngo babashe kwimuka, abandi batuye aho hafi cyangwa batuye mu nkengero za Los Angeles babasha kubabwira nabo bitegure cyangwa bacungire hafi babe bakwimuka. Ariko abantu bamaze ubungubu kwimuka aka kanya tuvugana ku itariki turiho aka kanya bararenga, kuko n'uno munsi n'inkongi y'umuriro yacyakomeza iracyava mu bice bimwe ikajya mu bindi bice. Ino nkongi y'umuriro ikaba imaze kwangiza cyangwa ikaba imaze gutembagaza, ikaba imaze gusiga ibikorwa remezo byinshi cyane birenga 200,000 nk'uko ibarura ari kubyerekana aka kanya. Ni iryabashije gukorwa nk'uko ibintu bikigaragarira biracyangirika, ibikorwa remezo hafi bigera ku 200,000 byashenywe cyangwa byangijwe n'uno muriro. Abayobozi bavuga ko ibikorwa remezo bisobanura ingo, inyubako, inzu ndetse n'inzu z'imyidagaduro, amamodoka, ibintu byinshi byabashije kuba byakwangirika. Abashinzwe kuzimya umuriro bakaba bagikomeza kugerageza no kuzimya umuriro wibasiye no mujyi cyangwa ino leta ya California mu mujyi wa Los Angeles, bakaba bakigerageza. Abashinzwe kuzimya umuriro bari gukoresha indege, bagakoresha amadrone, bagakoresha n'ibindi bintu biri ku muhanda babasha kuzimya umuriro. Izi ndege ziri kujya kuvoma amazi zikaza zikamena ahantu hatangiye gufatwa, ariko nabwo ugasanga ni ibintu bikomeye cyane, kuko izi ndege zikaba zabujijwe kuvoma mu nyanja ya Pacifique, kuko baribaza ati se mu gihe twavoma mu nyanja ya Pacifique ugasanga no mazi barimo umunyu mwinshi cyane, ugasanga byangije ubutaka. None mu gihe inkongi yashize guhinga, ubwo urumva byangije ubutaka. Tukaba tubabwira ko ino leta ya California ikaba ikora ku nyanja ya Pacifique. Abaturage bakaba bakomeje gusabwa kwirinda kunywa amazi cyangwa gukoresha amazi bari kuvomera, kuko urumva ni amazi ahumanye cyangwa amazi atameze neza. Ikintu kiri gutuma ino nkongi y'umuriro ikomera cyane ni kubera ko muri muno leta ya California harimo umuyaga mwinshi cyane, umuyaga uri kwihuta, ukaba ubasha kwita ukongeza ahandi hantu henshi hatandukanye. Umuriro mwinshi muri Pasadena ubu umaze gukongora hegitari zigera kuri 20 cyangwa zirenga 20 muri kakanya ubungubu, kuko uno muriro turabwira ko uracyakomeza nubwo abashinzwe kuzimya umuriro bateye intambwe. Ariko ino nkongi y'umuriro cyangwa uno muriro uri muri Los Angeles ukaba uri kugenda ufata indi ntera, cyangwa ukaba ugenda ufata werekeza no mu bindi bice bitandukanye. Ino nkongi y'umuriro ikaba iri kugenda ifata izindi quartier zitandukanye yerekeza mu burasirazuba, isatira agace kihariye ka Betway. Agace kihariye ka Betway karimo ikigo cya Gateway Center, ikaba ari inzu
ikaba ari inzu ndangamurage y'ubuhanzi izwi cyane ku isi. Ubu ngubu yimubira ibikorwa cyangwa ibikorwa byayo bimwe na bimwe byimuwe hano muri Los Angeles. Ndongera kubabwira yuko ariho hamwe mu hantu hatuye ibyamamare byinshi bitandukanye, abatuye abantu benshi cyane, bakaba ari mu gace cyangwa akaba ari ku gicumbi cy'imyidagaduro nka film. Akaba ari hamwe mu hantu hashutingirwa cyangwa habera amafilimi cyangwa hashutingirwa amafilimi menshi cyane. Hakaba hari inzu nyinshi z'imyidagaduro. Nk'uko twatangiye ikiganiro cyacu, twatangiye ikiganiro twibaza ese koko iki ni igihano cy'Imana? Twatangiye twibaza icyo kibazo, ariko twagiye kubasobanurira nk'uko twatangiye tukibaza niba icyo ari igihano cy'Imana kiri gutuma uno mujyi wa California uri gushya. Muri Golden Global Award ku itariki 3 z'ukwa mbere 2025 niho habereye irino rushanwa cyangwa gutanga bino bihembo. Nikki Grace yahagaze kuri stage, umwe mu bari bayoboye bino bihembo bya Golden Global Award. Nikki Grace yahagaze kuri stage cyangwa imbere y'amateleviziyo menshi cyane. Ubwo urumva amateleviziyo bari gukavaringa bino birori cyangwa bari gufata bino birori, yatangariza abantu yuko abantu benshi babonye ibihembo bakaba babyishimiye cyangwa bakaba babashije kunezerwa. Uyu Nikki Grace yaje imbere ariko yongera kujya imbere neza, atangaza yuko Imana yo cyangwa umuremyi akaba we yasebye, akaba uwo muntu bita umuremyi akaba nta gihembo yahawe, ariko hakaba hari ababihawe. Abantu benshi cyane, abantu bari muri ino sare bakomye amashyi barishima, baravuga ati Imana iyo ngiyo yitwa umuremyi yanyomojwe cyangwa nta kintu na kimwe yigeze ifata. Abantu bakariho abantu bari kubishingira bavuga ati uyu mujyi wahereyemo bino bihembo niho hantu hambere hafashwe n'inkongi y'umuriro. Bikaba byaraje nyuma y'iminsi 2 ubwo bamaze kuvuga yuko Imana cyangwa uwo bita umuremyi we nta gihembo yigeze abona. Yasebye abandi bo babonye ibihembo, ariko nta muntu umwe wigeze unayishimira iyo Mana iyo ngiyo bita umuremyi. Ano magambo uno mugore Grace cyangwa uno mutegarugori akaba yarafashwe nko kwishongora cyangwa yo kwerekana yuko Imana batayitayeho muri kano gace ka Hollywood, hano hantu hatunganyirizwa cyangwa habera amafilimi menshi cyane. Nk'uko twatangiye tubyibaza iki cyaba ari igihano cy'Imana? Bano bantu ikigaragara cyo nta bantu batemera Imana cyangwa bayisuzugura, berekana ko bihagije, berekana ko bafite izindi mbaraga, berekana ko hari urundi ruhande rubari inyuma cyangwa uruhande rukomeye cyane. Ariko ikigaragara cyo uno muriro wamaze gufatira, kuko nk'uko turi kuyibona kuri internet cyangwa uri kubona ku mashusho, ni umuriro mwinshi cyane. Abasaga 1,100 nibo bari kwifashishwa mu kuzimya uno muriro, ariko nabyo ugasanga ni ibintu bikomeye cyane. Nk'uko twabyumvaga mu kanya ku bantu bari mu mujyi wa Los Angeles, bari kuvuga yuko ifungwa zimwe na zimwe zafunguye ziri kwifashishwa nazo cyangwa ziri gufasha bamwe bari kuzimya uyu muriro, ariko ukaba ari umwe mu muriro ukomeje cyane kandi ukomeje guhitana abantu benshi. Hari kuvuga ko ari abantu 24 bamaze guhitanwa, ariko abo iryo ni barori rimaze gukorwa, akaba n'abandi benshi babashije kubura. Kigaragara cyo uyu muriro ufite imbaraga nyinshi cyane, bikaba byatangiye gutera n'ibindi bibazo byinshi cyane, kuko abaturage batuye cyangwa batuye mu nkengero y'uno mujyi wa California, abaturage batuye mu nkengero za California cyangwa mu zindi leta, bakaba bari mu bantu batangiye kuriza ibiciro cyangwa kumanika ibintu bitewe n'uko abantu bari batuye ahangaha babashije kwimuka. Hakaba hatangiye kuza ngo ubusabuzi bwinshi cyane, abantu bari kwinjira mu mazu bagiye kuzimya, hakayinjira abandi bantu baje gusahura cyangwa baje kwiba ibintu. Los Angeles ikaba ituwemo n'ibyamamare byinshi cyane, amazu amwe n'amwe akaba yakomeje gushya cyangwa yakomeje kugenda ashya, nk'uko muri kubireba ku mascreen. Bimwe ni ibyamamare bigiye bitewe muri uno mujyi, ariko nk'uko twatangiye tubyibaza iki cyaba ari igihano cy'Imana cyabashije guhanwa cyangwa cyabashije guhabwa abantu bitewe n'uko bayisuzuguye. Ndagusaba utarakanda subscribe kugira ngo ubashe kubona amakuru meza kandi amakuru yizewe, amakuru azigihe. Ndakwizeza yuko mu masaha make nongera nkagukora ikindi kiganiro kivuga cyangwa kibasha kuba cyavuga bigeze he cyangwa ibintu biri kugana hehe. Ariko nk'uko nk'abantu basoma Bibiliya mu Banyagalatiya hari ahantu handitse ngo haranditse ngo ntibazagushuka, Imana nineguzwa amazuru, kuko umuntu wese icyo abibye nicyo asarura. Tugereze turebe niba abangaba barabashije kunegura Imana cyangwa barashije kwiyerekana ko ari abantu bakomeye cyane. Ariko abantu benshi bakomeje kwibaza niba ibintu byabifitanye isano no kwemera cyangwa hari ikintu Imana ifitemo.
nk'uko twakomeje kujyana tubyumva kandi aha hantu ntago hari kwerekanwa ikintu cyabashije kuba cyatera ino nkongi y'umuriro. Nta kintu na kimwe bagerageje gukora amaperereza, ariko nta kintu na kimwe kiri kuba cyakwerekana ikintu cyateye ino nkongi y'umuriro. Ikaba ari imwe mu nkongi y'umuriro iteye ubwoba, kuko abantu bacicikanye benshi cyane, bamwe bahunze ingo zabo, kuko ni umuriro ukomeye cyane bitewe n'umuyaga mwinshi urimo cyane. ngira kugushimira we yarebye ino video ikaba irangiye, ndagusaba gukanda subscribe nawe turayikanda ubashije kurangiza ino video, kandi ndakwizeza ko ahangaha uzajya ubona ibintu byiza kandi ibintu byizewe.